ivi nk'abandi nyine abantu bose batera amavi muri hoteli indabo byange nyine nigende numvaga bitari bugire mu bitangazamakuru noneho abarambwiye ngo ke nagiye nambaye ipantaro nyine bisanzwe umva niyambariye nk'abaja banza ari kwa Eme ndabona ari ufunguye mikoro ndakumanura ndakora se butimire bwa shyamba uri umusore utagira amafaranga ntabwo ufite ukonekta nk'ubwa Sankara ndagutumura fungura kamera tukurebe umuri ngwino muri kana ufite nose ayo masafuriya niba nindi uri kuyakora uyakwitari ni umuntu uri hanze ni wawe ni wacu subira inyuma uracyaba mu rugo waje wambaye ipantaro mama gahoro ndimo ndimajina iryo jwi ubaye uri ibaza ko bari kubimbwira Sanka rekeraho Sanka setse kujana iyo gahoro yifatira ndifata iyo gahoro yireke iyo gahoro nabyumvishe iriya gahoro nyine nahise numva abantu bayitwaye naho yayivugira rekeraho Sanka ruri umunyamabi uri kumva Godfa uvuge ngo gahoro noneho niyambare nk'abajama nyine ndagenda barambwiye ngo ngo none se kuje wambaye gutya namwe neze se ba propose umuntu bamutunguye hari ibyo narinze ngo yanga mbari kaza ndambwa nta kibazo nawe nayizanye nabitekereje njya ahantu nyine ndambara muri toilette za Camellia ndambara hashize akanya barambwiye ngo tumanuke ndambwa tujye se kumbona n'ahantu wateguye ngo tujye mu muhanda ngo ngwege muri ka free zone ndambwa ngenere muri ka free zone ndambwa ngira isoni ntago byakunda ngo none biragenda gute amafaranga nyine urumva nayo nayariye kandi ikindi nari umunyeshuri narakoraga muri filime ariko ndi umunyeshuri naniga segonderi ndangije nyine ndavuga ni amafaranga duteme story kandi n'amakomenti ukumva arangije ndavuga amafaranga n'ubundi nariye kandi nta kindi kintu ufite cyo gukora uretse kubyemera numvaga atari n'ibyadanje nabyo kuko twaranamanutse tugezemo hagati ndambwira njye mfite ubwoba buretse ngoya wana arambwira okay sawa arampropose nubwo abantu babigize ibyadanje baranahungaga ahubwo ukuntu byabaye virus nyuma nibyo byanunguye ku buryo n'uriya mujama wamuhagurukije twari turi kumwe nawe yarabizi nta n'umuntu wigeze abyitaho naranamanutse ndicara ndamutegereza ku ruhande ndongera ndazamuka turongera turahura nyuma byarabaye bukeye njya kwiga ngiye kwiga ku ishuri nyine kuko najyana agafone nsanga abantu benshi bampamagaye abanyamakuru nyine benshi ndavuga bya bintu byariye hiti barambwira ngo dukore ibiganiro ndamuhamagara ndambwira ko abantu bari kunyaka ibiganiro nkora iki ngo wowe ngo kugira ngo turyoshye ngo story ngo bitume ngo ngira ngo njye na views nyinshi niko bambwiye ngo we ngo genda ngo we bakundanaga ngo ukiri mutonya ngo ariyo mpamvu ngo udashaka ngo gukora ubukwe hakiri kare nyine ukore story ngo acting nyine nko acting muri filime ndamuga sawa wimukire Nyamirambo mamagara nyine boss wimukire kurya nyuma urandebera network ko ari ubwangati ewe ngewe
mutapinga agira network. Ongera uvuge network zawe ni uburoro. Mutapinga network izi. Baba we. Muri store abantu bagakwama nabagumye batapinge. Nakomeza tunatubwire tugire vuba namwe mutapinge maybe biraza gukunda. Twagiye komeza yaho birakunda warugeze ahantu bakubwiye yarageze yasanka ntago ndi kwibuka. Yarageze amubwira ngo ajye mu itangazamakuru bavuga ko ari umwana ariyo mpamvu yanze kugenda. Barambwiye nyine ngo mvuge ngo ndi muto ndacyashaka ngo nibwo tukimenyana ngo nagongo igihe kiragera cy'ubukwe njya kwa n'ubundi nyine kwa Emmy mbivuga gutyo ngiye kubona mbona umujama wanjye yagiye kuri The Choice kandi twavuganye akora ikiganiro avuga ngo ndabeshya ngo ni planka ngo yaranyishyuye ngo nkunda amafaranga kandi niwe wangiriye inama. Nyine nanjye birandakaza pe ko twaranabipfuye namwe nese cyo wambwiye kuriya ngo ngende mbivuge kuriya kandi bashakaga ngo ibintu ngo bikomeze ngo bitwike uri kwinjiza nago ndi kwinjiza ariko uri gusebya izina ryanjye turanashwana pe. Abarambwiye nyine ngo ukora icyo ushaka ngo gute ngo ikintu ngo cyamubuje nyine ngo nagiye mu kiganiro ngo ndangije nagiye mu kiganiro kwa Emmy ndamubwira ngo nyibutse izina ryawe witwa nde kugira nibaza kurimbaza mu kiganiro naza gukotora. Ngo byaramubaje ngo gute ukorana n'umuntu ngo nube wibuka n'izina rye ngo urasuzugura. Ngo ikindi ngo abanyamakuru ngo ntago bashaka gukorana ibiganiro nanjye ngo niwe bashaka ngo wanze kubaha nimero zanjye ngo dukorane ndamubwira okay niba ariko babishatse reka dushyire ukuri hanze. Ubwo netaga njya gukora ikiganiro kwa Irene mvuga uko byagenze kose birarangira. Ese nuko byagenze ibyo bavuga se ko yari yaguteye inda ariyo mpamvu byagenze kuri yari mpamvu yashatse kwibuka umuntu antera inda tutanaziranye. Janda nkubuze kuri kikarama amafaranga yarabuze uremera ukajya kuguverinoma bari kugutera ifiru ku muntu utazi mu rugo babyakiriye bate rero. Okay ngiye mambana na mama wanjye impamvu ngewe na mama Ranzi nyine nge nayo turi inshuti byatari urumva nari umunyeshuri Godfa nishyuraga ishuri nitunze ikintu cyose cyashoboraga kuma amafaranga nakoze mu buryo bubi nyine mu buryo bwiza kandi bwihuse naragikoze nakinaga filme njya mu ndirimbo mvuga rero nibyo ari kwactinga nk'ibindi byo iryo jambo rirakomeye turisesengura aho warenza iki uburyo bwose bwabaga amafaranga warabukoraga uburyo butari bubi uburyo bunsaba gukora ubu birimo kwica ubutari kwica ibyo warabikoraga ubundi uburyo bubi n'ubuzamo igifungo hatarimo kwica kwigurisha uburyo bubi n'ubugize icyaha ubugize icyaha mu gihe nta cyaha ese ugira ngo n'ibindi si biba ari ibyago dupfa umucyo muri Neto akakimusaga ariko ari kubakasa mutwe reka tukugarukeho bakazakanza yereka twigire mu ibaro uretse gato twagiye fungura mic yawe arukure kure haguruka siga telefone hano uko imeze we haguruka ntago kari nifashe mu ntoki shaka akantu yitereka iyo duca amazimwe
Kangiye ko kirari gukora. aha hanyuma ugende kuri uriya muryango ntabwo wa mwana tugomba gufungira security ntabwo wamunze umuryango ugenda uhindukiye genda ufungura muryango mekinga ashobora ko ufunze dore hari umuntu gukomanga genda kuri uriya ndapfuye Godfather Jesus Godfather kamagambo ashize ivuga biti Rwanda isa gutamo nana Thank you. ubwo se warenzaho iki Godfather ko ngira umunwa warenzaho iki amagambo ashize ivuga Ashira uvuga ko ibyo byo nivugisha ngo nkunda intoki nkururwa n'intoki urumva naba ngikurwe n'intoki uzura cyavuga wavuga iki nana nsaba ikintu uzi amaboko y'umwana w'umuntu ashobora gukoraho nsaba ikintu cyose umwana w'umuntu wabaye kuri iyi si yabasha gukoraho nushaka ko nsaba ibyo Salomo yari atunze imyutinzi ni byiza rakabensa tutamwumva njye ndumvisha amatwi y'umutima ongera usabe nyampinga ndabikwemereye nzabikora nubwo ntabyumvishe nawe imyutinzi ntabwo turi kukumva sheri ntabwo turi kukumva ariko njye nabyumvishe ubigira ibanga none zimubwire iki vuga numve nana ntabwo tukumva ibaze Sankara dore umwana wa amazi bro ariko uzi umuntu unywa amazi pusi izi saha noneho byongereho umwana aranywa amazi azi icyo amaze mu buzima ko ntakubona nana ntabwo tukumva nana imyutingi wongere imyutingi Hi. okay turakumva noneho Ndi kukubwira ngo urakoze. urakoze abantu nawe bagaretse gutapinga bareka abangaba n'ubwangati birasa kugira ngo abangaba umuntu akurane nabo barekana n'uburoro ipfu muzagumane muzanabipfana izo ntoki zanyu bagira ngo muzazisiga muzitije abazasigara kuri iyi si muranga kuzikoreshaho muranyuma mukanyuma n'ibitagurishwa muri aho ngaho ubukene ntago amakarita mukoresha nayo mu murenge sako ntiyaza ngo agure amagifti abadafite amakarita mukoresha interinete zo kuri banke abandi bamwakoreza abaturanyi no gutapinga urutoki gusa ariko se tekino ngo bayikanzemo cyane yaturika murege gutapinga n'ubundi nta kintu n'ubundi ndabazi uri mu mukimana n'ibitagura ya niko nana Karame. urabizi ko uri mwiza Ntabwo nabindi ariko ndabimenye. ikibazo uri mu maboko mabi uri mu maboko ya Kiramani Kiramani harya uri mu maboko mabi Cyakubwira ko ndi mu maboko meza mu buzima bwanjye bwose. ari amaboko azaguterura nibwo uzamenya ko utari mu maboko meza ndakubwiza ukuri urumva uriya kura abakobwa beza uriya muginga kura abakobwa beza kweri niba hari umuntu muri yose ufite abafana ni Kiramani tuvugira dadi nabi ibyo bintu bya dadi n'umwe ni Godfather akantu ka dadi ndagatinya akantu ka dadi kaba karenze uri Godfather undi ni dadi wacu nana urabireklama Oya ntabwo nabireklama. Kambwiye uriya ni dadi bamureke ibi bintu binteye impungenge ni ugushaka umuntu aganiriza aribwo na Sankara maze hari igihe nyine bari kumwita dadi. Sankara nahita nkuboroka besha Sankara besha tukuvemo wishe ukamuhamagara dadi ubwo ngubwo no kumutinganyi wabawe akoze indirimbo njya numva ari Kiramani ukunda kuririmba ngo come to daddy every baby girl just come to daddy none nawe ukimuhamagara dadi nibyo
abana bose nabyo abana bose bajya kongeremo. kwa dadi, niyo mpamvu baba bafite abakobwa beza. oya Kiramani ni ugushaka ukuntu tuvura ni dadi mwiza niyo mpamvu. harya cya kigo cy'iwawa kiracyakora uvuze cya kigo cy'iwawa kiracyakora kugira ngo se ngo bajya batwara Fireman. Kiramani ni ukumutwara hariya akaba agumyeyo gato azirikiza Kubera? uza abana tuzi ukuntu bangana akagaruka akavayo yamaze guhindura imyitwarire ngo iki uza abana tuzi Tukagiye ukuntu twakena twaburara. ngo iki njye n'umuntu nawe gusa nta kandi kazi kandi ngira ukuntu abantu bakorana na Dore Kiramani nanjye. bamukunda ngewe mbona birenze. gute Ya, se urumva Yaraturoze. Godfather, Urabizi hari ukuntu umuntu akoresha abantu bakajya bajya ku kazi bijujuta bavugira amatamatama. urumva MM, Yes. nanjye nyina muri filime ya kera yitwa My Heart, ariko that guy nta kindi aba actor bose bamukundiye. Ni umuntu ushobora no gutungura akamubwira ati kila ndarwaye utanakoze umusa ntanakubaze ngo urwariye he ngo cyangwa aza kurebe, agahita awukandira akanyenyeri. So usanga buri mukinnyi wariya wese amwiyumvamo, niyo waba utaje umunsi wo gukora ukwezi kukagera, atitaye ku kintu iki ntibimubuza kuguhemba, apfa kuba nawe iyo ubonetse ukora kabisa. umva nk'ubu mwanjye nk'urugero niriwe ndwaye malariya, niriwe ku binini bya malariya, ubu niriwe ndyamye ngize imana ndikanza hano mu gushyira mwakoze. Urumva namubwiye nageze ku kazi mu gitondo amubwira ndarwaye meze nabi, amanatike angurira n'imiti, ndaje ndataha nza kuyibona. Urumva Dadi mu bana we wamuvuga nabi? Dadi na mu bana nta muntu wamuvuga nabi rwose. Ya donse njye ndi umukobwa nanjye ko ndi kubivuga nuko nyine okay umuntu atitaye ngo wenda ntiwakoze, no umuntu wumvikana kandi trying his level best kudatuma umukinnyi wa filime yakwinuba cyangwa akavuga ati kanjye gushakira ahandi. Muri make yirinda ikintu cyose cyatuma umukinnyi cyangwa se umukozi we yinubira akazi, kuko usanga navuze ati ngo turashyika saa 2 abantu usanga ngashuwa ko nawe batenguha nyine nkuko nawe atajya batenguha. So that's why nta mukinnyi wo kwakira wawe wasanga avuga ngo nivumbuye nagiye ngo kubera amafaranga ABC no, agerageza mu bushobozi bwe bwose kudatuma umukinnyi we yinuba cyangwa se abatsindi bugeyo ngo amafaranga no. Niyo mpamvu rero biyumvamo nako twese tumwiyumvamo. Ubwo n'undi tumufatira urugero. wow ni ukuvuga ngo mu yandi magambo ari gutera ikirenge mu cya Godfather. Godfather cyakoza ikintu navuga umunsi wa mbere twahuye n'uwo munsi wamaye uburozi. Gute? Narajugisha gift nazi n'ibyari byo ewana. Agahorero wamenye nabi buri ntabwo uburi ntabwo ngiye ntanga gift. Ubwo wasana nabifashe nabi ariko narasanze ni ipano yawe ewana. Abari bo za danger abantu baganira nyine ubundi ubureze mu bwese Sankara. Ntabwo ngiye buri ikintu ngira ikibazo gikomeye. Ndi umufunga mutwe. Ntabwo ngiye ngura attention. Nta nubwo nshaka kwigaragaza buri ahubwo wowe urumva ko wamenye nabi. Ubundi umuntu wa mbere umbonye aranyanga agafata umwanya yari umuntu ufite kuyanga agafata umwanya amara kumenya ko ntari biryanye akankura no biri original. Godfather ariko abantu ba mbere bose banyumisha bahita banyanga. Godfather we apart from that njye ndaganira n'abandi bantu ku ruhande. Urya uzarebe n'umunyeshuri winjije yanga umwarimu umukosora, kuko njye inshuro ipano yawe kenshi wanga umuntu uvuga nonsense, wanga umuntu uvuga amafuti, wanga umuntu harabika undi, wanga umuntu nyine uza abangamira abandi mu buryo either bwabo bw'amagambo cyangwa se mu bundi buryo bwabo bwose. So hano hanze rero tukagira societe y'umuntu uza akazana nk'umurisa akabavuze nk'amagambo atari meza kuri we, akumva ko uri butuze nyine ukabirebera that. So iyo umuntu aje akavuga amagambo nk'ayo agatumbwira ati vaho, akwitwaramo umwikoma akumva ko umubwiye nabi. Kandi nkanjye rero ku myaka mfite
mba nkeneye nanjye sosiyete inyubaka tukaba twaganira tukavuga ibintu byubaka. Ariko rero abagufata nabi ni abafite ya myumvire ipfuye yo kumva ko ari buza akasama nyine akavuga nonsense zose zimuje mu mutwe imubana, kaza akavuga ibishego hano kuri pano, akavuga ibintu nyine bitubaka abantu tu. Ibyo nanjye nkimara kubivumbura bimenya nkamenya ko batari sawa. Buriya kuva kera amaze imyaka 3 mbabwira ngo ndabakunda ariko matiko. Kezi. Yes, King. Yeah, how are you doing? Doing good, bro. How you doing? Hope you are doing all right. Wow, yeah, thank you Mr. Hazard. I really complain. Long time. The panel it's gonna be amazing. Sankara mwe mushanga gatebe mwicare. Nta muntu uruve hano udafite ibihumbi 10 ntakunda. Ko nakoze akazi k'uyu munsi kejo nzaruhuka. Ejo haromba. No, hari kibanza bari bampaye ahantu bita Maranyundo ndakigurisha ariko mwese mbatemo. Okay. Kezi, how are you doing? Burya ndi hejuru. Can't complain, bro. Let me introduce one and only one, the big man. Dude, Kezi. stop right there. What's wrong, man? Kezi. Let me baby, please. What's wrong with you? Listen to me. I'm not gonna go far. I know the limit. Ariko Rwanda yisiza amarangi rero. Rwanda dutayemo umuvandimwe. Uyu mutipe munyakirire Kezi murabona mukaribana ga small fish uruko wavuze ndende none se ariko bana case. case Kezi ntabwo ari Kezi. Iri hejuru. okay uri hejuru yanjye Ariko yakaba ari nka hejuru y'umurisa. oya Sankara se wamubyutse ibyo have Ntabwo nabyuka. Ntabwo agomba hejuru. ntagiye gusaku rutere Hari ahantu buri bakwimura bakaba barandura ubutaka. Urumva naho ubundi Sankara turagoye cyane muri community yacu, urumva bigoye kuyibamo ariko binaryoshye kuyibamo. Urumva ibyo ni ibintu bibiri, biryoshye kuyibamo kandi bigoye kuyibamo. ariko reka ubwereke dufa Yego, abantu babeza cyangwa babigusa icyo nzi nuko batajya bihishira. maze igihe kirekire hano maze igihe kirekire uraza ugatura amaraso ukandega amatwi ukanyumva. Uzi ugatega amatwi ukanyumva tanu kwa tanu ubona ntashobotse kandi ubona ntashoboye nshobotse buri tugira kategori ngiye kubahereza ariko ntabwo ngiye kwibasira abantu, tugira abantu bashoboye nko mu bahanzi. Uriya Kabwiza karashoboye kandi karashobotse, sibyo? The Ben arashoboye ntabwo ashobotse, Meddy arashobotse aranashoboye, Butera Knowless arashoboye ntabwo ashoboye, Butera Knowless araririmba nka imyuna. Marina arashoboye ntabwo ashobotse, urumva? Mu bandi bahanzi wawundi wagiye mu Bubiligi bakamukubita bakamumena umutwe agatahana inde Jomura yajyanye na Brian mu kujya gutuma mu Bubiligi, agezeyo aravuga ati ariko The Ben ko yabikoze na Meddy nanjye kambikore, abarakwebye agiye mu Busuwisi. Ageze mu Busuwisi ajya gukora mu kabari bamukubita icupa, umuzukuru wa Hitler yamukubise icupa umutwe aramuhita kwe ebya mu Busuwisi. Agezeyo birangahamagara no bujya avuga ati ndataje muri muziki i Burayi n'ibiranga yabonetse afata iyi mihanda ntabwo ari inyama. urumva? Kuko impamvu abwira ntabwo ngiye nikina
iyo ubona niba ari platform ya mbere igoye gukoresha bisaba kugira ngo wigire ikimara, ariko uramutse ushatse kuba ikimara kandi uvuga ntabwo bashaka kubyitaho. Twitter ni platform uramutse ubaye ikimara kandi ugakora pratique nk'ikimara nyine bro, you fucked up wanyokoroba haranta ndagagaye ndapfuye de bitandukaniro narakubwira ngarugisha mwakoze nginisha amafilime ngo umwana uburi undercover warebye dufite abana Sankara narakubwiye abangaba izi za nyirabutisiga zikera amafilime reka babwiza hano hanze tuhafite abana batazi imbere ya kamera urumva wena nibyo mwigira mujye imbere ya kamera wowe umurisa wanga vugira pe reba abana batariho kaza ngaho hagirizwa n'itandukaniro ngaho babandi babwira turabafana mukina filime za babazunguriza umutwe mu rubwanga ati dore umwana hano utagaragara imbere ya kamera nta umuzi mubaho urareba ese Godfa wajya kutubabaza ntabwo byigaragaza yabahaye iki yaduhaye abafana abo bafana banyu bari ko ari uburoro abafana bari abafana bacu n'ibigaragaza sibyo abafana ahubwo n'ibigaragaza abana banyu nana neri nana happy jeni batandika uburanga burivugira abafana kubagiye abafana bari kwandikana na natinye kuyashyira hanze bitaza kuzana ikiko utwo duti ubwo uzagira hanze igihuno cyaramaze kuma oya ukoresha ijambo rikomeye oya ntabwo ikibuno kirumaho umuntu wamaze gupfa oya utakoresha amakosa hari igihe utajya bivuga wanjye kabisa ari ntabwo uri mubi nta soni ese abanjye bari he ko batazamuka urumva ibyo pusi ngiye kukumanuka Mari Sankara ndagukunda manigani zirakenewe manigani bari wamubonye urumva ndashaka kugira ariko noneho abakobwa benshi babaye abatinganye nabo basigaye basambana hagati yabo mwansobanurira ko umusore ufite ubwanwa bukonekita nk'ubwa Sankara kiri ku gihumbi gute muri abakobwa mukunda igitsina gabo mwabahungu mwaraduhaze keza bahungu baraduhaze ariko mwavuye mu nzira ajyamo akikora akazi muri mubishyi bararaburishe uri ugomba nta jambo yigeze avuga kuva yagera ngomba